hanyuma tubibyaza umusaruro. Very good. N'abasaza mwe agatima kagitera ni mu bibyaza umusaruro, hari igihe kazahagarara. Tubasezereho ducaho ati twakwanye umurimo aheza mu ijuru batari babivuga muze weka muraba kamo na agira umumaro mu gihe cye. Ngeze kugakweka avuga ngo igihe Imana duhaye tukibyaza umusaruro. Ari burengerazuba, haleluya. Ndumva ryagezeho n'abaryumvishije. Agira umumaro Obadiya. Obadiya akora umurimo mwiza, ayisha abakozi b'Imana. Yemwe ayisha bangahe? 100. Cyagihe Ahabu yari ameze nabi na Yezebeli, kugeza igihe bahize abakozi b'Imana ngo babice. Mbibutse ko Eliya yari umukozi w'Imana, Obadiya yari umukozi w'Imana, ariko by'umwihariko yakwaga hehe? Ibwami. Arangira bango ntabwo narebera ibyago bikwa kuri bene wacu mu gihe cyanjye, mu gihe ndakibyaza umusaruro. Arangije afata abakozi b'Imana 100 arabahisha. Amaze kubahisha asigana ikibazo kimwe, ko mbonye bakize inkota yahawe, ifuni yahabona nta mungano barayikiza. Inzara nizabatsinda mu mwobo, nizabatsinda mu mwobo. Yibuka ko mu migisha Imana amuhaye, Imana amuhaye amafaranga, abakeneye Imana yabahaye ariko ntereko. Afata ayo mafaranga Imana yamuhaye, ujya gutera uburezi arabwiba nokome. Afata amafaranga ye Imana amuhaye, ajya mu isoko guhaha. Atagiye guhahira abayabyaye, agiye guhahira abakozi b'Imana. Amaze kubihaha abishyira ku mutwe, niwe wabyikoreye, nta mukarane yangaje ubwe peke yake. Ajya mu gikoni, nta mukwizine yangaje ubwe, arabiteka abishyira ku mutwe, abishyira abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana ni muhumure, nubwo haba bahiga, iyo itumye mugeza kuri uyu munsi kakaba kagitera, izabagirira neza, akabagaburira akanabahumuri. Trebye mwebwe ni mwikiza n'abasabira umugisha. Mbibutse ko iki ni igiterane, ibi ngibi tuzatubikora ku cyumweru mu gitondo, ariko ni mugoroba weka muraba. Yego, haleluya. Wahabwo bishe bandikire umva, abikora igihe kinini bijya bw'amafaranga ashira. Rege amafaranga ashira, wakwitegereza umusaza nk'umwatega amafaranga, umusaza ufite amafaranga ariko yarajegeye. Ariko ikiza cyo gukorera Imana niyo wanajegera, Imana ikiza umujege. Trebye amafaranga ashira haba kimeze nabi, agiye abakozi b'Imana. Abango nubwo amafaranga ashize, natangije umushinga natangije ntabwo nzawuhagari. Trebye ndabasabira umugisha. Yibuka ko hari inshuti zicuruza, inshuti ze atangira kwikopesha. Banyamujyi mwebwe murabyumva, aho twikopesha baratwandi. Ngewe aho nuye Karuma baranyandika, sha n'ikibiriti baracyandika. Kandi koko ni mu gihe baba barangu ntimukazabarenga. Arikopesha, santere irarangira, iri santere irarangira, amadeni amaze kugura, amaze kujya gute. Obadiya bararwaye, Obadiya barapfu. Nimushaka munyikiri agatima kagite, tubibyaza umusaruro. Obadiya bashizemo umwuka, Imana yabyeme, itangazo baritambu, abatabara barataba, Obadiya baracuku, Imana yabyeme kandi arayikore. Obadiya baramushingu, barunda amatoni y'ibitaka byinshi, Imana yabyeme. Abariko abantu bazaruhira ubu, nimushaka mwikiri agatima kagite. Takofa yarangiye. Obadiya muri iyo minsi Bibiri ivuga iki? Abishuza baraza. Ngeze kugapweka avuga ngo Imana ibandindira abishuza babi. Abishuza baraza no kwa muka Obadiya turaho ati ndaho ibyakubaye turabizi, ariko polisa nuko byakubayeho dufite igihe tugenze. Muragenzwa n'amahoro se tuje kwishyuza mugati mu izina rya Yesu. Abasimu bashi wishyuza iki? Nta micero umugabo yazanye, nta masukari, nta zanido, nta zagacacana, nta mabwayisi yazanye hangaha. Ati nukuri ntabyo mada tuje ibintu ntibibiri, urishyura cyangwa ntiwishyura. Nutatishyura aba bana bawe umuhungu n'umukobwa turabajyana tubagira abagaragu bacu
bazajya gukura bamaze kwishyura ideni se yapfuye ariye. Bibiliya avuga ngo uyu mubyeyi anamba ku bana be, aravuga ngo ntimunjyanire abana, nijye wabatwise amezi 9, nijye wabahetse, nijye banyariye, ntimunjyanire abana. Bibiliya avuga ngo bamurusha amaboko, bamurusha imbaraga, ngo bamurushije imbaraga. Uyu mudamu yibuka ko nubwo umugabo yapfuye yarakoreye Imana. Aravuga ngo nta mpamvu yo guterana namwe amagambo. Hari icyo nibutse, duhana igihe. Uyu mwanya ntayo ufite, duhana igihe, kuko nawe utegwa yiteguye. Nimusanga adahando aba bana muzabajyane. Barangije arabyandika arabisenyera, abishyuza baragenda. Ngo uyu mudamu yibuka ko hari umuyumbe, umucungaji wa kanisa, umuyobozi w'urusengero wari wararokotse witwa Elisa. Aranje amusanga hamwe ati, mukozi w'Imana, uzi ko umugaragu wawe ari we mugabo wanjye, uzi ko yubahaga Imana, ubu tuvugana yapfuye arimo ideni rinini. Iryo deni ntabwo ari abana banjye bariye, yagaburira abakozi b'Imana baba ndahawe yahigaga, arabagaburira. Kandi mubabiriye nawe wari urimo, nawe mubabiriye wari urimo. None uremera kamera abana banjye babajyane Kenyeye? Elisa abaza ngo none se mada mbwira mugire, hari icyo mfite muhira, hari akabazo. Arasubiza ngo ashwi uretse agaherezo kutuvuta. Mada uri tayari? Uko tayari? Turahari. Arifanya haraka, kimbia jya mu baturanyi, genda utire ibintu kandi wamenye ntutire bice. Nurangiza winjiye mu nzu n'abana bawe, ukinge utwo tudusukemo, uko ikintu cyuzuye ukibike. Bibi navuga ngo nuko amusigaho ajya mu baturanyi. Cyebuko mwicanye mubwenge ujye ubana n'abaturanyi neza, kuko nawe uzaho umuntu abwira agize ate ageze. Ajya mu baturanyi baramutiza, ibibindi baramutiza, ibitaro baramutiza, iminoga baramutiza, amajerekani baramuha, indobo baramuha. Yinjira mu nzu n'abana be, arakinga, abwira umuhungu we wa mbere ngo zana ikintu. Azanye ikintu asutse biremera.